wallahi ndakugiye inama sinagiye inama baki ukuvuga ku muzamutereta rero uzagenda wigize isongera ukumva wataye umutije akanyururu byo akutazagera umunyururu w'imbwa iki ni ikirombe bro ukuvuga ngo wowe ibya bintu by'ubusaza uvuga ngo ngira neza ngo yagize gute oya bebe uzamwinjira fresh nde wicare naba yibereye ho yitubije mwinjire nyine wumva ibyo ari byo gusa kano kaboro ntuzakibagirwe ikindi ya magambo y'abasaza urumva ngo runaka ngo yakundangiye oya niba ngombwa uzagenda umushyiriye n'amazi mu gihe amazi yawe uzi neza ko bizashoboka ikibazo rero mfite ni kimwe hariya ni ikihe afite se ni y'amarere papa wese papa we akareka papa ni umwana mwiza ni intare y'amarere ndabwiye ngo ni intare y'amarere oya ni ukuvuga ngo ikibazo nzabona gukije umunyururu wanjye nako ni ikirombe noneho wowe umusaza ukuze nk'igisheke azahita kubona nk'umwana mutoya njye birangira mbonye nk'ihene urumva twajyana gute ubwo byasaba ko nagutiza ikirombe cyanjye ukagenda nyine umeze nk'umusaza uko nguko urabyumva ute wijyana icyo nshaka rero ni uko nzandi kumwe nawe ikirombe cyo ntaribi ni uko uzantinyura gusa ubundi ikintu gihari cyadanje ngo hino azigize wadanje bya byanwa by'umweru yigize nabi ikintu uzakora uzahita ugira gute uzahita cya kivugo ngo iki Mr Birangara mwene Bisenge umuhungu wa vi umuhungu wa papa oya sha arase birakora bidakora nina azahita ashyira hasi avuga niye mare umuhungu wa papa se nawe nta kintu yarenzaho kaze numva ibyo urucucu rukumbwira ndabongera nkwiyakurira atasheri aya yego wowe urukundo ukwabira ku muntu ari kuvugana na sheri we ari kumubwira akamukundaga n'undi akamubwiraga aramukundaga n'undi akongera akamubwiraga aramukundaga ukaza urugupfa kwivanga mu bintu ubundi urukumbazi ku mugwana waraye undi magana ane ariko abagore baranze bakugiza ihene neza abagore nyine umusore uzi nkuzaniye izihe ngo dorarongera aranya banza wumve aranyakuye aranyarakwe mukobwa rero nzamwita bakomeza kunyara kamukupe umbwire wabo iyo magana nayo yaguye narayinkamba wabona urampa n'ibiryo ngo bimeze bite uranyibutse aho n'ujya uhinduka uridage ariko narashyizeho agakwafi banyogoshe biringanije arabyegeranya arabihindura arabyegeranya areba na munini mahose ndabona wabaye siriya yikwine umva nkubwire rero ukuntu bimeze mwene Bisenge uramuzi umwe mwari muri kumwe mu kanya harahiye umwe twatambuye numvise uri kumwosha ngajaje ngo kuri wa mukobwa ngo kumutereta ngo wa mukobwa wo kwa cyagisa abyumvise uramusaza yaraniza nakihoreye yagenda bakiniga nacyo gishyuye nyine umva uko bimeze nkubwire buriya bintu byo kosha abantu ntabwo ari ukumwosha uriya muhungu uri kumwosha ngajeyo namara najyeyo nyine munige ngo usarakira na rusaza rwigize nabi najyeyo umuntu aba yambaye ibiconga rukumva reba nje kurumbaga nsa neza wese yakwemera n'ibyo birimo ibyaha ngo uranyemeraga rero niba harimo ibintu byo kujya ukongera ukamanga ngo wamucere wamaye cage bimbwire ndabimukorera ndabikora oya si ikintu ushaka kukujyanira rero ndagira ngo cyabiranga tugite inyuma ngira tutugera rwa rusaza ngabo none najya gusurusa rwa bukweto bwa yagiye yatambitse gutya nk'ibara umva mbere none ibintu bijyanye n'ibiryo ahubwo icyo kibira mu rugo natetse bwa buhunga kawunga nje muganga yarambwiye ngo ninzongera kuyirya ibyo bya kawunga zo kubwira ndayiriye njyenyine kawunga nje wama kawunga nje ngiye gutereta umukobwa nkamubwira ninje n'ibishyimbo ibintu by'ibishyimbo ibintu by'ibishyimbo koze buriya mwana reka ari ikintu nari kumva neza buriya ni uko utari kubyemera nabikuhishe no mu kanya nanze kubikubwira ariko ntabwo nje nabyemera uko utabikubwira dore aho ubera igihwerahwera ibyagenze bite ubwo ari wewe uriya mukobwa wapfa kumujyana ariko uzi ko uriya mugabo ari umusirikare ari yanakurasa boshi none se niba ari umusirikare mureke nyine nibuka ukuntu yanize cya gihe najyanye kano gakote nigize umusirikare wabonye amashiza nkubita reka na cyabirangara tugisura muna mfite inkovu uriya mugabo yankubise umwuko ariko uriya mukobwa yarakwanze wowe hajya yarakwanze ariko ubwo uri kukamureka kimwe reka tugishuye nacyo bagikubita reka nkore ukuntu tugiye kubigeza ndabona nabyemera ntabwo mbizi wafata uriya muhungu ukamujyanayo ntumugezayo ariko tukamwereka tuti wowe uraja muri uriya rugo niho wa mukobwa abaga
tuhita tuza nk'ahantu twihishe tubaneke tujye turareba ukuntu bari kugituka cya gihungu turajana. Ariko tubaza tubwire cya gisaza ngaru asanga yafashe wa muhini turagenda ariko urampa ibiryo turagenda tubwire wa musatire wa musaza we hari agahungu k'amabwabwa ubwo ni ukugira uriya mukobwa uriya musaza samu naco uragitekereza cyabirangara cyashyushye kirimo kiramamagara si uko yakorerwa amagana 18. reka tujye tukihoreye tukibambanira bakiniga tugiye kugenda nanjye ndahita mpamagara wa musaza mwete umukobwa wawe ndimo ndabitekenika ndaje ngiye gukubita icyana ndaje gukubita icyana we buretse nze gukubita imirongo mizima we ndaje gukubita icyana dore cya gihera we kimwe mu bima yego agaradutegereje sawa turaje hari umushuti wanjye turi kumwe uzi imirongo neza yego mubyire ko mbizi ndabizi sha araturuka ipfiriya araturuka berenge kirakaza berenge kiri yitemwa birangara mwe n'ibisenge mu ngo papa birangara mwe n'ibisenge mu ngo nanje namenye gusuhuzanya nk'abanyacyosha gucu komera cyane no kugiye kugenda nyegera ndabakubyire sha mwanduke yambikaje gufa ayisaba n'umusirimu ngo bakubyire ukuntu ibintu bimeze uyu iryo kote wiremuha usanza guhayinda se uyu wamwizera usanza guhayinda wasanga guhayinda uyu wamwize ntabwo guhayira mubwira oya murekeye uratsurijana wambaye gutyo iyi kote uryambaye nabi fata gutyo bikuremo mwe afite na tache mwa ntabwo uzi ibintu afite na tache afite na tache ibintu bijya angira gumusira oya dakara umvaye mu oya cha hendokera oya rata yaba kugize nk'ikijumba oya da ubuzi ibintu ubu wakwambara ikote kuca ukagera imbere y'umukwe ngo kuje gusaba abagore wakinuwe ko bari kugosha yewe we reba ikote riri kureba inyuma oya sawa ibyo bigezwe wowe nakubwira ukuntu gihera were cyaza amanda azakahunga unukenge sawa unukena byabyo utari wabima ibyo ndabikora no kuntu bimeze ngiye kugira gute ngiye kutana inamba ikindi cyangwe tugenda sibyo tujeyo wewe usigaye hano ubwo sigarane nawe cyangwa tugende uravumahanda uravaho ndakwica unagereze ndaje ngumaga ndaje tugende aragihanye ngiye kukurira ibiryo ariko usigura ibiryo tugende kwabanga ngiye kukurira ibiryo ugende sasa namwe atangira mumbira ikibazo n'ubundi urabizi neza ko arwaye na sida nyine afite na twa tuboro tujoga twakoma nyoko twakoma wongera uzishoba ngaho koma nyoko twatutuzaga nawe ajyana tubutumbi ntabwo amubwiye ko dufite utu ntabwo ari two sida tumegiye sida niyo ibabaje uriya mukobwa mwiza yakwandura sida twakoma nyoko tuzanwa n'ibyuririzi bya sida abarwaye bya mburugu byashwashi ya rukoro je n'ikintu cy'umwanda ratamva garambaye na bwa kigongo namwumvise yize karate ngo nayirimo kagize bitarimo kandi zidirimo na mutezi na mburugu wamenyereye kunigagura noneho naranje bamwita umuhungu wawe umupapa aramfata njyewe araniga ubugari buragaruka none azatunige umukobwa we bagiye kumushyingura hari umuhungu yaza ugwe maso umufate kandi sida ntayinjize muri urugo ngo byemereye kandi natwe waradukubise cyane ubwo ntabwo wamenya hano kavuka se ari mu kahe karere nk'uko Matiyasi ari mu mutwe nyine n'uwo afite komanyoko nawe ibera napfuye musange mu isanduku yawe oya da bose ntabwo ari ufite komanyoko ahubwo ni umusore ugiye kuza
Nose ngiye kuza ngira ngo nkome mama ngiye. Ufite oya nuwo musore nari ndi kuvuga ufite bwakomanye ko kubera sida ya sida nakubwiye. Wamuteye ari? Uri muteye? Yari afite sida. Wamupimye? Sinamubwe ibinini tumubonaga tumurebaga buri munsi nabaga ari kunywa ibinini. Urubizaza kumwe imiti. Na mburugu. Amwoga n'ibyamburugu n'iby'imitezi. Aha umukobwa wa menya ngo numureka bakamutereta. Ubwo none uzi ngo no mubyiye. Mbakubwiye rero. Haritaza aho bamukomeze gate. Akantu kamabwa n'ubuconga n'ubukoti bw'imituku ntigashinga wanakamira. Yababwiye ari buzanga. Musasita mu kadomo araza kureba wa mukobwa wawe w'inzobe. Ni mwiza w'inzobe wanyimye. Kamubita imigeri none bagiye kumwanduza sida. Wose wari uje kuruyenze ubuze nduzo yawe. Koko bosi urunje ndi mubi. Wendi genda biba bidafuze ni. Naje ndamesa nkoresha isabune uba mu mufuka reba amazizo yize kwipanga. Urebe ukuntu usa. Yakoresha uburyo mu kwa 9. Iyo pandaritse ku kibaho. Iva ntabwo ari umutuku. None hari umufana wa pere kugira uhinduke mu mufuko. Ko bosi ibintu. Ufanze none ise nabi. Kuvugira ngo imyenda yanjye isa nabi ko kantu ubwiye ngo imyenda yanjye isa nabi nje kukubwira ukuntu umukobwa wawe bagiye no kumwanduza sida ariko ukuntu ubwiye ngo watakoze warabimbwiye. Ibintu uri kumbwira mufite gihamya. Mubaze. Uruguhera rubihakana. Sida y'imirizi ine. Iyo aciye ku byatsi byose bitaga byuma mubwire. Rwari uzi ko kwa Bwema rwose bumva. Nibagiwe na ya myumbati yasaguye. Ndavuga uko wawe. Mubwire. Iruyuzu rworoshe man. Reba umuntu wasuye mu marembo ya sitade. Tapi yari icyatsi itimuka ikigina. Abayede barahubutse abavundi barahubuka imiryango yabo iri mu marira. Kubera iki yazida nende kukubwira uramuhunga kwawe. Iyo sida bariyo witaho uyirebe neza. Sida. Yuke kabari sida ituma amasitade yakubuka ngo bagenda bagapfa kucyugezaho. Icorezo, ico bita icorezo bitagiramo. Kimwe cicaga abantu bamwe barana bashinguye. Masokere mu Neda kandi. Wawa itupfa gusohoka guco utana nta n'ibyarayo waduka. Kabwingo uwa biteka sanga. Yabigenewe ngo twaba. Oya Anja amashashi umusokere mu kufafu. Rwose twaguha amakuru guco kuzana n'ikintu utanze radiyo Rwanda twe dutangaga amakuru kumbe turiki gisitari ugatangira ugacibuka mu gikiro maheru wowe umenya amakuru yagusabye wowe ntabwo ngiye kumuhungu utera akanta ko wasokera mu kufafu ariko ukuntu nitegura ayo mahera agiye kuza aha ngaha Yakusobanura ibyo kubaza. Uvuga amagambo kandi make. Ntuvugisha amagambo menshi. Turumvikana? Nakuyemo n'ingofero. Ingofero ni intozi kutangiye kuhisha amaguru maho. Nakuyemo n'ingofero. Okay, kwagiye. Kwaje kumara iki? Amakuru yapfuye se kamuka. Bazanye muze mu rushini rwo uri bwumvikana neza. Oya se. Babarira. Waruje kumara iki hano? Ndakwireka mubaze kumara mbere kwa muganga. Ikintu kinzanye hanga. Narinje kwa de hano kari iwanjye ko naho ndi mu rutwara narinje wawe kumara iki nyine ngira utazira hari umukobwa w'inshuti yawe ngiye uri wawe w'inshuti yawe w'inshuti yanjye ko inshuti yanjye Sonia so bayo hano vuba bayo uyu muntu muraziranye ndamuzi uramuzi gahunda mufitanye umunsi ni iyihe gahunda twari dufitanye gahunda mufitanye ni iyihe Sheri foranje kwenda iki ide sheri bije kuvuga bayo hano shisha nje kwenda iki ese ngiye icyo uje gukora ndakizi reka mbare gatatu ese ngende sheri wawe reka mbare gatatu tuzagitangurana uvuga uravuze nyine 1 2 3 sheri narinje ku ashirira neza ngoya buretse umutima warugiye kuzameneka haramte ikintu reka mwibendeshe